Turabasuhuje inshuti bakunzi bacu mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukurikira kandi munyurwa n'ibyo dukora. Ni kenshi mwadusabye ko dukwiye kujya tubereka ndetse tukabaha amavidewo ya buri gihe abereka uburyo izi mashini dukora zikora n'uburyo zitunganya kandi zikabyara umusaruro ku buryo bwizewe. Niyo mpamvu uyu munsi mbasezeranyije ko ngiye kujya mbaha videwo za buri gihe zikurikirana kugira ngo byibura murebe bikora bite, ese zitanga umusaruro bwoko ki. Izi mashini tugezeho zigeze ku kigero cyo gutanga umusaruro ku kigero cya 97. Ni uburyo bwizewe kandi butanga umusaruro cyane. Iyo wabonye amagi wawe wizeye ukayashyiramo biragufasha kandi bigatanga umusaruro pe, kandi mbikubwire ngo pe, kuko njyewe ubabwira nigeze kugerageza imashini nari naguze mu Bushinwa, iraza ndayigerageza nkajya nturagisha amagi 50, nashyizemo amagi 300, nkashyiramo 600, igaturaga amagi 150 cyangwa se 200. nza kureba nsanga ni igihombo, niga uburyo zikora nibwo nakoze ino mashini nyikora ari test. Ariko ubu ngubu abantu bambera abahamya nabo namaze kuzihaho, batangiye kuzikorera, batangiye kuzikoresha plutôt, ubu nabo batangiye kubona umusaruro kandi mwiza. Ni abahamya b'ibyo twagerageje gukora kugira ngo umusaruro natwe tugire igihugu cyacu giteye imbere kandi dukore ibibyara umusaruro. Ntabwo iby'amahanga ari byo bizatuma tugera ku byo tugeraho, ahubwo natwe ubwacu dushobora gukora ibintu bikaduhindura ubuzima cyangwa se bikadufasha guhindura amateka y'igihugu cyacu. Uyu ni umushinga rero w'inkoko, ngira ngo murabibona, ntago dushobora guhaza inkoko zikenewe muri kino gihugu, nta nubwo dushobora gutanga umusaruro uhagije keretse habayeho imbaraga zanjye, imbaraga zawe, tugakora cyane kugira ngo duhaze byibuza tugire 50% y'iri soko. Amagi, inyama ni ibintu udashobora kuzahaza uko byagenda kose. Nagira ngo rero wowe ureba uburyo dukorana cyangwa se ukaba wifuza nawe kugira umushinga no kugira uruganda iwawe, watugana tukagufasha ukabasha gutangira nawe ukabona uburyo buhagije bwaguha kubyaza umusaruro amahirwe aboneka hirya no hino mu gihugu cyacu, cyane cyane ko inyama z'inkoko cyangwa amagi y'inkoko ni ibintu bikenewe ku rwego rwo hejuru. Reba nawe izi nizo maze gukuramo, izi ngizi ngiye kuzishyira aho ziri bufatire imbaraga, nzidemare nzishyire ahantu hateguye, ndajya nkomeza nza nkuramo kugira ngo izindi nazo zibone aho zivukira. Ubonye ko amagi yatangiye kwiyasa, izindi zatangiye kuvuka, harimo izitangiye kugira imbaraga nkeya. Ubu ngubu ngiye kujyana izindi ngende nzishyire hariya, hari n'izindi nashyizeyo, ngira ngo reka nkwereke hano gatoya aho nagejeje iza mbere, dore nk'izo zari zagezeyo. Ubu nabwo ngiye gushyiramo na zino ngende nzongeramo, noneho nzicane nk'ahangaha. Ngiye kubanza ndebe izo nagejejemo mbere uko zimeze, urabona harimo izifite imbaraga nkeya, hari izo zatangiye kuryamira. Ni ukuzicanira rero kugira ngo zirusheho gushyuha. Hari uburyo rero bacanira inkoko, gucana imbabura, ariko njyewe nahisemo uburyo bwo gukoresha n'amatara y'uducuma ya kera, kugira ngo murayazi, uyashyiramo ukayacana agakomeza akazana ubushyuhe, ukajya ureba inkoko ukayegeza hafi, dore ko iyo ucanye urumuri zose ziba zishaka kuza. Ubundi zamara kugira zimaze gufata imbaraga ukaziha umuti. Hari umuti tugura kwa veterineri tukawuvanga n'amazi, uri anti stress, tukaziha kuko ziba ari zonyine zitari kumwe na za nyina, bityo zikadufasha zikagenda zirushaho kugira imbaraga no kumera neza kugira ngo zifate umubiri kandi zigire umubiri n'imbaraga nyinshi. Izi ngizi rero nkwereka aha ngaha urabona ziriya nakwerekaga mbere, ni izo nari ndi kuvukisha. Izi ngizi rero zimaze iminsi 10 zivutse, kugira ngo urazibona ni icyumweru n'iminsi 4, ubwo ni iminsi 11. Ariko nawe urabibona ko izi nkoko kabisa zimeze neza kandi zishimishije. Urazibona ni imisore n'indandaka, nkumvisha amajwi yazo. Ni inkoko zimeze neza, ubona zamaze gufata amababa, nicanye amatara, nzigaburira neza, nziba imiti kugira ngo zifate imbaraga, kugira ngo urabibona ko rwose uko byagenda kose mu minsi 25 cyangwa 6 ziraba ari za nkoko z'imishwi zigurishwa
Njyewe rero icyo gihe iyo zigeze icyo gihe mpita nshaka abantu bazigura bakazijyana kugira ngo n'izindi nazo zibone aho zijya. Urabona nk'izi ngizi nkwereka ni inkoko zimaze iminsi 11, ziracaniwe, zirabona zirasimbuka, zifite imbaraga, zifite morale, iyo zimaze kurya urabona ziraryama zikaruhuka, ukabona mbese nta kibazo. Rero urabona nk'iyo uzikanze uba ugira ngo urebe ko zimeze, ubona ko zimaze kugira nyine ubwirinzi, nazo ubwazo zimaze kugira imbaraga. Ubu rero ni ukuvuga ngo izi nkoko zimaze iminsi 11, nyuma y'iminsi ubundi iyo zimaze iminsi 30-35, nziha bamwe bazigurisha, mba nazihaye inkingo ku munsi wa mbere, nkaziha inkingo ku munsi wa 7, nkakomeza nzitaho nzikurikirana ku buryo umukiriya nzihaye agiye korora, iyo nzihaye umukiriya agiye korora muha inkoko zizewe kandi zifite ubuziranenge nk'uko biba bisabwa, akagenda nawe akorora agataha akabona umusaruro, cyane cyane ko muri ino minsi turi no gutegura uburyo twashaka noneho inkoko z'inyama. Inshuti zacu namwe bakunzi bacu, ntimuzajye kure, uzashaka inkoko z'inyama azatwitabaze cyangwa se turebe uburyo tugera kuri byinshi dufatanyije kandi bitanga umusaruro. Murakoze rero kuba mwabashije gukurikirana ino video, uyibonye ukabona urayikunze wayisharinga abandi, ndetse ugafasha n'abandi kumenya ibyiza turi kugenda tugeraho muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo turusheho korora kandi dutere imbere dufatanyije. Amahirwe masa kuri wowe. Murakoze cyane, ndagusabye kandi nimba wanyuzwe ntugende udakoze subscribe, usharinga mu magurupe ya WhatsApp, kugira ngo ushobora kuba utayikeneye none ariko ushobora guhereza umuntu muri gurupe ya WhatsApp mubarizwamo, akaba akeneye cyangwa se yarabuze uburyo bwo kutugeraho, cyangwa se ngo amenye nawe uburyo yabona ubworozi bw'inkoko, cyangwa se nawe uburyo yakora uruganda nawe iwe. Icyo gihe rero kuduhuza nawe cyangwa se kudushyirira iyi video cyangwa se iyi link muri gurupe ya WhatsApp ubarizwamo cyangwa se ubamo, ni inkunga ikomeye ku bworozi, ni inkunga ikomeye ku gihugu, ni inkunga ikomeye kuri twebwe, ndetse n'inkunga ikomeye waba uhaye uwo uyeretse. Murakoze cyane, Imana yo mu ijuru iduhane umugisha kandi ikomeze dushyigikire mu bworozi. Murakoze cyane, ibihe byiza kandi Imana ibishimire.